twongeye kubaha ikaze bakunze b'ikiganiro Time Tonight. Ikiganiro Time Tonight muri uyu mwaka wa 2016 dusoza cyanyarukiye mu turere dutandukanye tw'igihugu: Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba, Iburengerazuba no mu mujyi wa Kigali mu duce tumwe dufatwa nk'icyaro. Muri iyi nkuru turabagezaho zimwe mu nkuru zaranze Time Tonight mu cyaro. Byumvikane ko mu gihe gito dufite tudashobora kuzibagezaho zose. Time Tonight ku ikubitiro yahereye mu karere ka Ruhango. Umuhanzi Ados na Republic biga muri kaminuza ya Gitwe batangarije Time Tonight ko amasomo bafite n'ubuhanzi bwabo kubihuza byose bisaba kwitanga. Bati ntabwo tujya dusinzira, bisaba gukora oreri nyine ku buryo uza gukuramo umwanya w'amasomo, umwanya wo kwiyitaho ku giti cyawe, noneho ukongeraho n'umwanya w'ibitaramo. Urumva bidusaba nk'aya masaha ya nijoro cyane cyane no muri weekend. Ni ibintu biba bikomeye. Ese Ados, ubona kuba uri umuhanzi uniga muri kaminuza amasomo yawe, ubona nurangiza ishuri uzakomeza ubuhanzi cyangwa se uzakora ibyo wigiye? Bitewe nuko ibyo niga mbikunda n'umuziki nkora nkaba mukunda, ari ibintu byizana. Si ukuvuga umuziki kuko bari uguhatiriza. Mbona nindangiza amasomo yanjye nzakomeza nkora ibyo nigiye, ariko n'umuziki nzajya mutera agatima sishonso indirimbo nk'ebyiri zingahe kugira ngo abakunzi banjye nkomeze kubashimisha. Murakoze cyane. Bakaba batatu sezero kuya natwe ntitwarambye mu buzima bwa muhuze wa buri kazo y'ugahomba uhomba rimwe agahomba nyina hapfa umuvutse. Kristo nawe yavukiye mu isi wese wamupinga ufite ishyano agarutse nazabaze Yosefu na Nikodemu mama. Ntacyabuza imara gucuranga. Iyi mvugo yagiye yamamara cyane muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Imvano yayo kuri kamera ya TV10 na mikro ya Radio Diz, Munyanshoza Dieudonné, umwe mu bahanzi kugeza ubu ubarizwa mu itsinda Imara, yasobanuye imvo n'imvano y'iyi mvugo ntacyabuza imara gucuranga. Kurikira Time Tonight, amwe mu makuru y'ingenzi yaranze icyaro. Hari hanze aha hari umugani wasakaye, ntabwo nawita umugani, bati ntacyabuza imara gucuranga. Wasobanurira abateze amatwi Radio 10 na TV10, ese ibyo bintu byavuye he? Ni ku Gikongoro cyanika, yitwa cyanika, ndetse n'igiti ngo mu mwaka ushize niho executive waho yadutelefone tubwira ko aribwo bagitemye icyo giti. Abantu impara zagiye gucuranga ahantu, none abaturage barahurura, babaye benshi muri ibiti kugira ngo bazirebe neza. None icyo giti rero umwe yararuriye cyane ageze hejuru, ishami riza kugira amanuka, abanza umutwe hasi kwibuye. Ako kanya amaraso nyine ubwonko ahita apfa. Abaturage impara z'ibimenye zirahagarika, urumva ntabwo kwamugara kumaze icuranga. Ariko kubera ibyishimo by'abantu bose bati umuntu tuzamushyingura ejo, nta kibazo, nimukomeze dushaka kumugera, nta kibazo impara gucuranga. naho byaturutse. Agahugu kibagiye umuco karazima. Time Tonight yanyarukiye mu karere ka Nyanza ahitwa mu Rukari, ahafatwa nk'igicumbi cy'umuco mu Rwanda. Urubyiruko twahasanze rwaje gusobanukirwa n'amateka, ruvuga ko rugiye gushishikariza abagenzi barwo kwitabira gusura amateka yaranze igihugu cyacu cy'u Rwanda. Iyi ni Time Tonight i Nyanza mu Majyepfo mu Rukari. Kandi nikirangirire mu Rwanda rwa Gasabo Nyamunini ntigenda mu bururu. Intantore ya Nyantabana intanga ikinantama ibikayizihira ibiganiro byayo tubinganya n'u Rwanda. Urahe Rwanda ari nkubirane n'ubundi nkazari zikike. Unamunyurwa n'umurenzi umuringirisha muzaba ingenga inkuba yazimbeneye imirindi duhinduye mu mirenge y'Inyakiga. Simvuga nkango ndaziharaye bakobwa bazihanagura barazihana amarwa bihugu twayihariye. None hanzabwirwa n'icyagakuru kawe Mana y'inka zigeze kwiri, uzakabwirwa nuko tugiye kuhira. Nk'urubyiruko rusigasira umuco nyarwanda, ni iki wasaba urundi rubyiruko ruri hirya no hino kugira ngo rujye ruza rusure inzu nk'izi ngizi ziranga amateka y'u Rwanda? Icyo nabasaba nuko mbere na mbere
bajya bavuga ko mu mugani nyarwanda bajya bavuga ngo agahugu kibagiwe umuco karazima. Numva rero nk'urubyiruko nitwe mbaraga z'igihugu cyacu, ntago rero tuzagiteza imbere tutazi umuco, tutabanje ngo tugere ku mateka yacu, tumenye abo turi bo, tumenye n'uburyo tugomba kwitwara. Nabashishikariza rero kujya baza, niyo waba udakora umuco wenda utabyina cyangwa udakora ikindi, ariko uri umunyarwanda mbere na mbere ugomba kubanza ukamenya igihugu cyawe cyabayeho gite mu myaka ishize, ubu ngubu kiriho gite. Urakoze Emmanuel. Nabashishikariza nuko bajya basura ibintu biranga umuco nyarwanda. Urakoze cyane. Agaciro. Murakoze namwe. Rwanda rw'akanyarwanda. Ten Tonight uyu mwaka wa 2016 yegereye umukambwe umupasitoro Ezra Mpyisi, maze avuga ko icyamushimishije mu buzima bwe bwose yabayeho ku isi ari ukumenya ko ari injiji. Kurikira uyu mukambwe. None Pastor Ezra Mpyisi, mu buzima bwanyu mwabayeho bwose imyaka yanyu isaga 90, niki kintu cyababaje cyane uvuga uti iki kintu cyarabaje? N'ubujiji sifite n'abantu baye injiji gusa, bakora ibyo batazi, bavuga ibyo batazi. Cyo nicyo kibabaje, ubujiji. Abanyamadini ubujiji, muri leta ubujiji, nibwo bugenda bukabyarira ishyano, nibwo bwabyaye jenoside. None Pastor, nyuma y'ubujiji ibyo byose nk'umuntu wabayeho ukabaho neza, hari ikintu cyagushimishije kurusha ibindi mu byo wabonye iki cyagushimishije? Ndashima Imana cyane yuko namenye ko igihe mpyisi ndinjije, nicyo nshimira Imana, nkamenya ko ndinjije, aho niyitaga umuhanga n'igira icyo nzi, menya ko ndinjije. Yitwa Emile Munyaneza Pfumukeri, ni umusore uzwiho udushya twinshi cyane. Tariki ya 2 Ukwakira 2016 yakoze agashya kadasanzwe hano iwacu i Rwanda. Emile Pfumukeri yatwaye umugeni we mu igare. Ten Tonight yarahabaye ikurikirana iby'ubukwe. Munyaneza Emile Pfumukeri amaze kuriza igare Murekatete Josiane kuri kamera ya TV10 na mikro za Radio 10 ati urukundo ruragaragaye. Waje ugitangaza ubwira abantu baje mu kugana? Ubu ni umunezero gusa, urukundo ruragaragaye. Umugeni nawe Murekatete Josiane ni yaripfanye muri Ten Tonight ati ndasaba bakundana kujya berekana urukundo rudiseriye. Nabatangariza uko bazajya bakundana bariseriye. Igitwe aho Munyaneza Emile Pfumukeri yatambukaga hose, abantu barafotoraga, barasekaga, barishimye biratinda. Dore Munyaneza Emile Pfumukeri n'umugeni we Murekatete Josiane. The day when I say, will you marry me? I swear that I will mean it. I say, will you marry me? Nyuma y'imyaka 9 yose aba bombi bakundana, Emile ni yaripfanye ati noneho urukundo ruratsinze. Ndishimye cyane, ngubu urukundo ruratsinze. Nzakuri iruhande nkumari intimba, umura yawe irutiyanaga, umubavu wasize wampaye kunguka inshuti, mbuye kwicarana nawe tuganira duseka, tuvuga n'iby'urukundo rudashira. Bakunzi ba Ten Tonight, ngayo amwe mu makuru y'ingenzi yaranze Ten Tonight mu cyaro muri uyu mwaka wa 2016. Ikiganiro Ten Tonight mu cyaro gikomeje kubashimira urukundo mukomeje kukigaragariza. Iyi ni TV10 na Radio 10. Nge ya Rida Mixon, muzagira umwaka mwiza wa 2017. Ten Tonight mu cyaro nakagaruka.